Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bene data bakundwa, ndagira ngo nongere mbasuhuze abo tumenyeranye kuri iyi sheni yacu cyangwa se channel ya Saveur Divine dusanzwe dukoreraho umurimo w'Imana. Ndagira ngo twongere dufatikanye amagambo y'Imana, ngewe uyabagezaho kuko tumaze kumenyerana, ni Pastor Eric Nzamwita. Ndagira ngo tuganire ku ntego dufite muri iki cyumweru ivuga ngo icyo Uwiteka yaduhamagariye. Reka twifashishe amagambo dusoma hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, aho agira ati mu bice byaho 42 turakoresha imirongo 2, uwa gatandatu n'uwa karindwi hagira amagambo ati: Ngewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda, nzaguha kuba isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira abanyamahanga, no guhumura impumyi, ukabohora imbohe, ugakura ababa mu mwijima no mu nzu y'imbohe. Imana yacu ishimwe. Reka dufate andi magambo twafatikanya n'aya ngaya ari mu rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso, ibice byaho ni 2 umurongo wa 10, niwo wonyine turi busome. Haragira ngo kuko turi abo Imana yaremye ituremeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana yacu ishimwe. Ndagira ngo nongere mbibutse intego dufite muri iki cyumweru hano muri Saveur Divine igira iti icyo Uwiteka yaduhamagariye niki. Iki kibazo ntabwo wakibaza utamaze kwibaza ngo niki naremewe. Ukikibaza ntabwo wabura kwibaza ngo kuki ndi hano ku isi. Ndagira ngo nifashe Bibiliya ngo igisubizo nkubwire icyo biri bivugaho. Bibiri bivuga ko ujya kuvuka Imana yabigambiriye kera itarakurema, itararema n'iyi si, kandi ntiyakuremye gusa, yakuremye ikuremera n'imigambi y'icyo uzakora hano mu isi. Ni nako tubwiwe hano muri Yesaya ngo icyo yakuhamagariye ni iki. Twabisomye neza cyane. Yaguhamagariye gukiranuka, gukura abandi mu kaga, gukura abantu mu nzu y'imbohe, kuba isezerano ry'abantu, kuba umucyo uvira amahanga, kubohora imbohe, guhumura impumyi no kuvana abantu bayo mu mwijima. Ibyo rero abantu tujya twibeshya tugahusha intego, kubera kuko usanga abantu benshi twumva turiho kugira ngo twubake amazu, tugure amamodoka, turongorwe, dutunge, tugure amafamu, tugure ibikingi, tubyare, tukore bya bindi byose duhamagarirwa. Si bibi, ariko ibayeho mu buzima bwo kurundanya ibintu hano mu isi. Umwanditsi umwe yaravuze ngo bamaze guhusha intego, ndetse yanditse avuga ngo ubu uri mu buzima bupfuye kubera ko utari mucyo waremewe. Ndagira ngo matangarize amakuru nkura muri Bibiliya, nuko ntabwo twebwe turiho kugira ngo dukore twebwe ibyo dushaka, ahubwo ndagira ngo dusobanukirwe neza ko twebwe twabereyeho cyangwa tubereyeho cyangwa turiho
gukora ibyo waturemye cyangwa uwadukoze ashaka ko dukora. Ndabaha urugero. Uyu muntu tuvugana turi gukoresha computer, ordinateur cyangwa se mudasobwa, abandi bari gukoresha telefone. Byombi ni appareil électronique, ni ibikoresho dukoresha hano mu isi, kandi kuri mu buryo bwa tekinoloji aho igeze ni byiza. Ariko ndagira ngo mbatangarize ko iyi computer, iyi telefone byo ubwabyo bitakwikoresha, kandi ntabwo byo bikora icyo bishatse, kuko tubikoresha icyo uwabigennye. Fata urugero rw'iyi telefone, umuntu wayikoze icyo yayikoreye ni icyo tuyikoresha. Iyo ntiyabyuka mu gitondo ngo ivuge ngo ndakora iki, ngo ndihamagaza, ngo nditelefona, computer ngo ndiyandika, ndohereza email, oya. Ahubwo wayikoze, we yayikoze afite icyo azayimaza cyangwa se icyo tuzayimaza. Donc igomba gukora ibyo yaremewe. Ntishobora gutandukira ngo ufate computer, byaba ari akaga usanze ari umuntu uri guhingisha computer, byaba ari akaga usanze ari umuntu uri kuvomesha telefone, ntago byakunda. Ibifite ikintu byaremewe gukora, bifite ikintu cyose gifite icyo cyaremewe. Ibanga rero ririhe? Ibanga riri mu wagihanze, nyiri igihangano, uwaremye, uwagize icyo nakwita mu Gifaransa conception, uwakonsovye iyi appareil, uwakonsovye icyo gikoresho, icyo azagikoza, abanza kumenya iki gikoresho kizakora, akabona kukirema. Mvuge rero icyo nashaka kuvuga. Twebwe twakozwe n'Imana, twaremwe n'Imana ituremera. Niko umwanditsi yavuze mu Baefeso ngo turi abo yaremye, ituremera imirimo myiza, ya yindi twasonye muri Yesaya tugitangira, irimo gukiranuka, kuba isezerano ry'abantu, kuba umucyo uvira amahanga, kubohora imbohe, guhumura impumyi, kuvana abantu mu mwijima, n'indi myinshi ntabashije kuvuga muri uyu mwanya. Ariko iyi tuyikora kubera uwaturemye, kubera uwaduhanze, yayiduteguriye kugira ngo abe ariyo tuzagenderamo, abe ariyo tuzakora. Iyo rero ubushije intego ukaba ngenda akora ibyo nshatse, uba warangije guhusha intego, kuko twebwe tugomba gukora iby'Imana yaturemeye kugira ngo tube turi mu murongo w'iby'Imana ishaka ko dukora. Iyo twibaza ngo ejo nzamera nte, nzaba ngeze kuki, nzaba nakoze ibiki, aho buri guhisha intego, kuko ushobora kwirwanaho pe, ukabikora, ugashaka imibereho, ndetse ugahirwa, ukabikirangira hano mu isi, ukamenyekana, yewe ukavugwa n'amahanga, aho ugeze hose ukabikirangirire. Ariko nyamara Imana yakureba igasanga muri ibyo ukora nta na kimwe uri gukora mu by'Imana yaguhamagariye. Imana rero idufashe tumenye umuhamagaro wacu, tumenye ngo mbese ibi ndimo nkora nibyo nahamagariwe, ese ndi mu murongo w'ibyo mpamagarirwa gukora, ese ubu ndi gukora iby'Imana yantumye gukora, cyangwa ndi gukora ibyo ngewe nshaka ngo dukora. Imana idufashe rero kugira ngo twebwe twese tube turiho, ariko turi mu murongo w'ibyo duhamagarirwa gukora. Kandi ibi ntabwo bigoye, kuko uwaduhamagariye yabitubwiye neza muri Yesaya, yavuze ngo nzagufata ukuboko, nzakujya imbere, nzagushoboza, nzagukomeza. Imana rero turi kumwe, izagufasha, izamfasha. Icy'ingenzi ni ukuyemerera kugira ngo ituyobore, kandi rwose ntabwo ari kuduha ibintu bitashoboka, ahubwo kubidusaba ni ukuziko neza ibyo yadukoreye tuzabishoboza, kuko umwanditsi yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo utanga imbaraga. Mwami Imana yacu, turagushimiye yuko uyu mwanya wongeye kutwibutsa icyo waduhamagariye. Dushoboze rero kugira ngo tutazahusha intego, tugahusha umurongo w'icyo duhamagariye gukora, ahubwo tugendane nawe. Ndangije ngira nti Mwami, udukundisha ibyo ukunda, udushoboze gukora ibyo waduhamagariye ko dukora, kandi utwangisha ibyo wanga, bitube kure tubizinukwe, ahubwo dushimikira imirimo yo gukiranuka, niduhesha ikamba, kugira ngo wa munsi nuduhamagara tuzahabwe ikamba ry'ubugingo. Bisabye mbyizeye mu izina rya Kristo Yesu Umwami n'Umukiza wacu. Amen.